tuzazi umusaraba n'uburyo mwisokera kwitobe Imana bampera umugisha ndagatse kandi icyo tuvugana kwigejeje muri Imana Imana yacu umubyeyi wacu se w'ipfuye w'abapfakazi Imana ikomeye Imana igira imbabazi kandi Imana ikara Imana igira neza kandi Imana yica igira neza kandi kanica batugire neza nshuti zanjye umusaraba ndaje no kwivugira niko yambwiye bene wacu icyo zanjye ntebe kubabwira ntwanye mu ndambira nakazi nahawe kandi ifise akazi utahuye n'ikibazo tiwakwifuza gusiba uzi ko akazi wahawe ariko kagutunye umuryango uko ushoboye kose ntukererwe ntusibe kugira ngo abana ntibabure icyo barya natwe aka kazi k'Imana ibaza tuyikorera nano natwe tugaburira n'abana utebena neza akazi k'Imana wagakoze neza nk'uko igomba irakugaburira bantu mutwisi kurya wowe ufise akazi ubyuka ujya ku kazi kandi gashaka gukora neza gushoboja guhembe ntakubona umugayo natwe niko natwe dufise akazi ko kwivugira natwe ntiducererwe cyangwa se ntitugire ikintu cyatubuza ntangwa nahuye nazo zindi ngo zikubuze kutaza kuvuga ingoma zizaya ujye umenya ko kujya mujya gukora natwe niko tuzakuvuga ijambo ryayo niko byari kwiye ngo bibe nawe ibisitaza bitabura cyangwa ibitugusha cyangwa ibitwicaza batugire neza kandi bazi zanjye batuvuga ijambo ry'Imana Mana yacu iri mu ijuru ndagushimiye Mana ugejeje ahantu Mana wahumanuye Yesu icyo cyose cyatuma tutaza kugenda neza Mana igitsindwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Mana nyijyoza n'umutagatifu wa Mana agira icyo mbwira agira icyo avugisha Mana ngewe ntacyo ndavuga Mana gikwiriye ariko mwe mu Mana bari mwigisha utangavuge Mana abantu ujye baguhinduka Mana ijambo ryanjye ari kwituma Imana igira ikintu gira uzumva amajambo wese uzabukoze Mana uzamera abantu bajya undi nkamera umugisha kandi umpera n'abajya uvuga amajambo uko baba bari kose Mana ujye bampera umugisha bakoze Mana uzajya usika umwami wacu amen ndazi musaba rero nimuze dukorera Imana tubishyizeho umwete kandi tuyikundishije umutima wose cyangwa Imana tuyikundishe ibyacu byose hari ahantu hajya hanezera harya Yona ajya kuburira Ninewe hari nasomye bavuga yuko umwami wamaze kumva ubutumwa umwami Ninewe amaze kumva ubutumwa ngo yakoranije abantu mu gihugu cyose aravuga ati nimuze twisonzeshe twambara amagunira tuyerewe umunyota kugira ngo Imana irutabara ngo bambara amagunira ahaje kunezera rero n'icyo bari batunze ngo cyose bacyambika amagunira nacyo kandi cyariye nacyo baragisonzesha abantu b'Imana yemwe namwe zari butumuka busuzugura nabyo Imana izabibahora none n'icyo gihe umwami Ninewe yaravuze ngo n'ibyo dutunze nabyo byambara amagunira nabyo tubisubireho iminyota nabyo tugenda nabyo kandi ntibijya ibyo kurya ibyo ntibyariye ibyo kurya ubwatsi ntibyariye uko ba nyirabyo bari batunze bambaye amagunira uko basaga ndiko nibyo batunze nabyo byasaga icyo gihe Imana birayinezera ibona ukuntu bicishije bugufi kubona n'icyo utunze nacyo ucyambika igunira nacyo ukagisonzesha abantu b'Imana kiza cyane yaba ku inosi abandi bose bumvaga nk'iyo mburi cyangwa bumva ubutumwa bagahindukira bakigaya Imana ngira ngo n'intambara dufise mu inosi Imana zigabanya cyangwa ibyago tujya duhura mu bihugu bitandukanye no mu mwanya birimo ntabwo tuba duhura nabyo ariko Imana yirwa ivuga yirahira nzagira uku kubera ko twemera ko Imana irahira kweri ni ukubera ko abantu b'Imana abantu batwisi yeweho burya aho mare kwa kimwami Yesu n'umukiza Mana yanjye
naho data wanjye ntabona ushima cyangwa niba abantu batayibona haho njye kubwa njye muri ko cyahindutse maze kwakira umwami Yesu n'umukiza hari icyanditse abantu b'Imana naho ndababimbwira cyangwa se ngo abishyira mu kumana cyangwa ngo bantu tujye tureke ikiza tugiye ko ari cyiza ndetse tugiye ko ari kibi kuba ari cyo umwami ateze ngo n'ibyo dutunze nabyo bise gutuzadusa rero Imana igira impuhwe yabara kwagira impuhwe kwere bantu twisi mwarese twakureka kubaza Imana yanjye nabwe ko Imana ni nziza Imana nziza kandi ukuri yewe ko ikure neza iraguhemba niba ndahangaha ndimo ndavuga ijambo ryayo hari impamvu hari icyo yankoreye niba utacyora njye ndakibona Imana yangiriye neza ibyo ngo sira minsi mikuru bivuga niyo mwende mu neza yayo yatabaruko mbarari bagiranye umwana ukiri kwisi kubwuko nene gucisha bugufi nkayakira nanayakiriye Imana yangiriye neza sinabihakana kandi sinatuzagaciye ibyo yankoreye yo uko biri kose byaranezereye hari ikintu yankoreye kitatuma nanjye kutayivugira Imana utabare mwabanzi banjye mwa muri wose kumbiga kwanyu so tuzatuma ndaba mu isi hataragera narihanye ngwiza abanzi narihanye nuwo ntari mbwira nabi nawe arampagurukira Imana tubare akijambo zanye no kuvuga ati ni gute tuzatwema ko Imana yirwa irahira ngo nzabagira uku ibatuma abakozi bayo mubasuzugura icyakabaye cyiza umviriza icyo umukozi Imana yazanye hari Imana ngo mvugire uvuga ubutumwa sinumbuze igwaza mishaje byonyine kandi n'ijambo umuntu bazanye bifite ikimazi kuri wowe niba umuntu ayobowe n'umwuka wera ijambo ugiye kuvuga niba rifite ikimazi ariko muragenda mwashaka kujya sura ngo dore cya kigore Yesu nakuva amajambo y'unguyo wowe ngo baravuga amajambo ngo iterabwoba wakura abantu imitima njyewe niyo nzavuga kuko Imana ntantumye ngo nze kubashekerera Imana ntantumye ngo nze ku yewe Mana yanjye Imana ntantumye ngo nze kubikurwa ndabenda ko mwakira umugisha hoya kubw'ibi mbona kubwuko yirirwa yirahira nzabagira uku cyo gucyunaka kizahora ndetse kwa amajambo rero ajyanye nuko ibyo bintu bimeze n'ige turimo batugire neza jambo nzasoma ni amajambo ari muri 80 Yesaya 86 gutituka kw'Imana z'i Babuloni gutituka nta kintu kigoye kugisobanura ariko mu ndimi ngenda vuga nti gutituka niho gutagaciro kuzabyuva usanye handi handi wasanga hanze ukundi gutituka kw'Imana z'i Babuloni kwasi mbere kuri 3 Imana iravuga ngo ni mu nyumve yemwe ab'inzu ya Yakobo mwamasigarira yimwe yo mu nzu ya Isirayeli mwese abona ateruye uhereye mukivuka nkabaheka mukiva mu nda
nzobageza no kuzabukuru ndiwe muzorinda musesa imvi nkibaheka ni jyewe naremye ni jyewe nabaremye ni jyewe nzobaheka. Ese bantu b'Imana amaze ndabaza ahantu Imana ivuze ngo nzakugirira neza kuva ukiri umwana ushike umera imvi nkiguhetse, mbega iryo jambo si ijambo rikomeye? Imana barya mu ryayo mu kanwa kayo uri umuntu kuko ibyaha nk'ibyo mbona mu isi ya none. Icyatumye abantu ibabwira gutya cyangwa umuryango cyatumye ibabwira gutya nuko bayikoreraga. Wakora ibizira nk'ibyo yanga tubona muri Bibiliya kakubwira ngo nzaguheka ngo kugeza ngo umeze imvi, ibyo byakora se Imana ivuga? Abagendaga mu kugoroka bakoraga nk'ikigomba, niyo mpamvu yababwiye gutya. Nkuko natwe uyu mwanya igihugu kimaze kumenya ko cyacumuye bagasaba imbabazi, bazi kumva imburi Imana ibatumye ku gihugu bagasaba imbabazi, Imana yabashekera nk'uku kuntu. Batugiriye neza ngo katuzabera kuri 5. None rero mwongeranya nande twongana kandi mushushanya nande twose. Basukana izahabu mu mufuko bakagera ifeza ku munzane bagaha umucuzi w'izahabu ingero ikabicura mw'Imana, akabicura mw'Imana bakayikubita imbere, ariko Mana yanjye bakayisenga maze bakayishyira ku bitugu bakayirerura bakayishinga mu kibanza cyayo igahagararaho. Ariko Mana we ntisegenye mbere naho umuntu yoyitakambira ntiyoshobora kwishyura cyangwa ngo imukize amagorwa yiwe. Amina. Nimwibuke ibyo mubyumvire mwongere mubyibuke mwabagararije imwe, mwibuke ibyabanje kubaho kera. Kuko jyewe Mana atayindi ni jyewe Mana atayindi ni jyewe Mana nta yindi duhwanya. Ku itanguriro nkavuga ibyiherezo, ngahera no ku bihe bya kera nkavuga ibitaraba, nkavuga n'imigabo yanjye izohama, kandi ibyo nzogomba byose nzobishyitsa. Mana yanjye nzohamagara ibisiga cyaromoye kivuye iburasirazuba, nicyo muntu ufise imigabo yanjye ava mu gihugu kure. Narabivuze no kubicita nzobishyitsa, narabigabiye no kubikora nzobikora. Nimunyumve yemwe ab'imitima ikomantaye, abari kure kugororoka, nigije hafi kugororoka kwanjye ntikuzoba kure, n'agakiza kanjye tukazotubagana, kandi nzoshyira ako gakiza i Siyoni. Ku bwa Isirayeli niwe cyubahiro cyanjye. Imana ishimwe. Bantu b'Imana n'uyu mwanya ntabwo Isirayeli ariyo bari bavuga gusa, natwe ubwacu turi bari muri Australia, turi bari muri Amerika, turi bari muri Canada, turi bari mu Burundi, turi bari hehe bantu b'Imana, natwe dukoze neza Imana tugira neza kuko Imana yirahira Abayisiraheli cyangwa Imana yirahira nabo, kandi mumenye ko uwakoraga icyaha nawe si bose Imana agire neza. Muwe muzi ko wakoze icyaha nawe yaramwicaka. Imana ntarwa nkunzi gica ibituma twitetesha ibintu byaraheze muri Imana igira neza. Mujye ko Imana yica abantu zangu, Imana irica ibyo twitetesha ngo nta mukozi Imana ngo wopfa, ngo nta mukozi Imana ngo warwara, ngo nta mukozi Imana ngo uhorana amagorwa, nta mukozi Imana wabura hatura, nta mukozi Imana ngo wapanga, nta mukozi Imana wabyara agapfu.
yewe birakunda bantu b'Imana, birakunda ariko twihendera. Ese niyo abasereri barangwa n'amagorwa cyangwa hari n'abandi bakozi b'Imana tuca muri Bibiliya bajya bahura n'amagorwa Imana ikabyemera abantu b'Imana. Usomye Yobu kangahe ndaza kuhareba bantu b'Imana, hari umuntu nasomye ngo narayumva ku matwi ariko ubu ndakwiboneye Imana. Hano Yobu yavuze aho hantu, wewe Mana yanjye ibyo ndayambiva n'amatwi ariko ndabyiboneye. Mbega mmemisha Imana twereke ibibamo uko ikora, byo murindiriye nshuti zanjye, turafise akaga. Imana mwirwa mugerageza mugatuma yirwa yirahira bantu b'Imana, yemwe mwese natwe tukatwara gukura umugisha wo kubyatubaheka abaracu Imana ikaduheka nyine kweri, Imana ikatubesha mu bihugu turimo amahoro. Abaracu bandiye basaza nta ngorane bahuye nazo, bantu Imana kubyo byabikunda kwimana ikore neza, Imana kugira neza. Mwabonye ukuntu nani uyu mugabo w'isi ya mbere yamazwe n'amazi uko byamugendekeye, Imana imugira neza n'abakazana biwe n'abahungu biwe. Ibyo kubera iki urya mugabo weho yakiza amazi agakira umwuzure, abandi isi yose ibaherengetera, urya mugabo akarukira n'umuryango wiwe. N'umwanya Imana yabikora sigitangaza ko abanyacari bose Imana yabica hagasigara abayikorera, igatoranya mwumwe ibona akaba usigara ku isi. Urabona uko zitangana Imana ishesha kubikora, agasigara mwigororokeye nega yabikora. Tegekaba ngo ngasigaye wenyine ngo nzakura abandi hehe, bafite ukuntu babikora babandi asigaje bakororoka bakongera bagatura igihugu. Tuzagiza ryari ko kwabwira ubutumwa bene wacu kuko mbona umudahinduka. Niba Imana ariyo ikigakiza yeka kuba ngo mbega mwangeranya nande, nindo twosa nindo twahana nayo. Ko iki Imana yaremye tutaha agaciro, Imana yaremye yaremye umuntu ikarema ibikoko ikarema inyanja ikarema imisozi n'ibiyaya ikarema ikuzimu n'ijuru. Ikindi basi niko tubagiza ko ijuru rihari n'ikuzimu guhari, yatwe twiza ko ijuru rihari twadukora neza, n'ikuzimu hari abagupinga ndako bese kuva kuri nde ngo Satani duhenda. Satani akatubwira ko ndakuzimu kubaho, Satani akatubwira ko nta muntu uzabaho. Ye kutumba turamukorera rero uwo Satani nyine watumye icyago cyitubaho cyo gupfusha icyago cy'inzara, ibyago byo kunaka tubihabwa kubwo umuntu umwe acumuye. Tujya kuri babiri hanyuma bazana n'umugore umwe uneza kayampenze ubundi ngo n'umugore n'umwanya uracyari batugire ngize ngendandirija. Mana yacu Mana nyir'ijoro ndagushima ngwimbaza Mana, amarira vuga hano Mana gike amarira abantu Mana, Uwiteka nk'amanyi ubushobozi Mana, kwese abantu Mana nkamera Mana, nuzumva amajambo Mana uzabambera umugisha, n'ibizina byawe cy'umwami wacu amen.